Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data, abakunzi ba Anaweza. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uwiteka Imana abishimire kandi abagirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana nkuru, Mana nziza, Mana y'ukuri, Mana y'urukundo n'imbabazi nyinshi. Shima ko waturinze mwami Imana, wabanye natwe mu ijoro ryatambutse, wabanye natwe mu minsi yose ishize, kuboko kwawe kwiza kwaraturinze, watubereye ingabo idukingira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze rero muri wa mwanya wacu mwiza mwami Imana wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibibane natwe, umwuka wera w'Imana utuyobore. Urabizi ko tutabishobora Mana tutari kumwe nawe. Niyo mpamvu tukweguriye gahunda yose uyu mwanya wose ubane natwe, kugira neza kwawe ntikubure hagati muri twebwe. Abakunzi ba Anaweza ubaha umugisha, ubiteho kandi ubahaze mu byifuzo byabo byose. Mwami Imana, tubone ineza yawe n'imbabazi zawe. Imitima yacu reka ihembukire imbere yawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Umwami Imana abaha umugisha, abakunzi ba Anaweza, turabashimira uburyo mutwereka ko muri kumwe natwe muri uyu murimo mwiza, uburyo mukunda ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami. Ibyo dukora tubishyizeho umwete n'umutima, ni ukuri tuzagororerwa. Umuhati wacu ntabwo ari ubusa ku mwami. Uwiteka Imana abaho umugisha. Tugere kuganira ku ijambo ry'Imana, wiyegereze Bibiliya yawe hafi aho nyine kugira ngo usome ijambo ry'Imana. Niba ari telefoni uyiyegereze usome ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bamaso usenge. Haleluya. Bamaso usenge, kuko gusenga bitwegereza Imana. Gusenga bituma dutekanira mu kubaho kw'Imana, tukagira amahoro. Gusenga bidukiza impagarara. Yesu ashimwe cyane. Gusenga bidushoboza kuba mu byo turimo tutaneshejwe n'umwanzi, kuko hari igihe tuba tugomba kubinyuramo, hari ibyo Imana ishaka kutwigisha, cyangwa se tugomba kubinyuramo kuko turi ku isi, ntambara zibaho. Rero iyo gusenga kuri muri wowe, ugahora usenga usabana n'Imana, iguha imbaraga zo kunesha, ntutsindwe n'uburiganya bw'umugome. Bamaso usenge, udatembanwa ukabivamo ukajya kure y'Imana, umwanzi akakwishima hejuru. Bamaso mwene data usenge, ntihagire ikintu kizajya kikurangaza muri iyi si. Ntukemere gutwarwa n'iby'isi ngo bigushyire kure y'Imana unanirwe gusenga, kuko gusenga ni ubuzima, gusenga ni imbaraga, gusenga niho tubonera ubutabazi, gusenga niho tubonera kunesha. Bamaso usenge, jya ushakisha umwanya wo kubana n'Imana. Jya ugira igihe ibintu ubisubike, kuko ntabwo bizarangira. Shuguri z'isi ntizirangira. Jya ugira igihe cyo kubana n'Imana. Mwene data, naje kukubwira ngo bamaso usenge, jya ugena umwanya wo gusabana n'umuremyi wawe. Umenye n'icyo Imana igushakaho, umenye n'icyo Imana ikubwira, inakugira inama. Mwituze no mu kuganira n'Imana tuhamenyera byinshi, tuhamenyera amabanga menshi. Bamaso rero usenge kugira ngo utazaneshwa ukiyakana umwami wawe. Haleluya. Bamaso mwene data usenge. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Matayo. Tuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo, ibice 26. Haleluya. Guhera ku murongo waho duhere ku murongo waho wa 41. Tumanuke turakomeza, turagenda dukomeza uko ndi bubabwire. Haleluya. Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nkeya. Haleluya. Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nkeya. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwami wacu Yesu wabwiraga abigishwa. Ni igihe bari ku musozi w'Igetsimani bagiye gusenga. Ni igihe Yesu yendaga guhura na cya gikombe, yendaga kunywera kuri cya gikombe cyo kubambwa, ari twebwe ababarizwa, ari twebwe akubitirwa, ari twebwe ahanirwa nk'aho yari yakoze ibyaha. Ariko abona yuko nta kiri bumushoboze muri ibyo bikomeye abona imbere ye agiye kunyuramo, uretse gusenga kugira ngo Imana imuhe imbaraga, uretse kwegera Imana. Noneho ngo ajyana n'abigishwa
kandi bari inkoramutima ze, azi ko bari bumufashe gusenga azi ko bari bubane nawe bakamufasha mu bigeragezo yabonaga biri imbere ye, mu byo yaragiye guhura nabyo bikomeye byari bibabaje ubugingo bwe. Noneho ngo yibwira yuko bari bumufashe, wapi bo barisinzirira birashoboka ko nawe hari abo wizeye ko bazagufasha, cyangwa hari abo wizeye ko bagomba kugufasha mu bigeragezo urimo, mu ntambara urimo, mu bikomeye urimo, mu bibabaje ubugingo bwawe urimo. Noneho ugategereza bwa bufasha, ugategereza ya nkunga, ugategereza bwa butabazi, ukababura. Ndetse birashoboka ko hari n'ibyaguciye intege, hari abagushyize kure y'Imana, uti na runaka nawe ntabashije kumfasha, na runaka nawe muri ibi bigeragezo ndimo nawe yarantaye nk'abandi, nawe yanteye umugongo, nawe yaransize. Na Yesu nawe rero yarize abigishwa ko bari bumufashe, bakabana nawe maso kuko bari n'inshuti ze, ariko arabategereza abona ntago bamufashije nk'uko yabikekaga. Yesu ashimwe cyane. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo kura amaso ku bantu, egera Imana, usenga Imana, usabane n'Imana, iguha imbaraga mu bihe urimo, igushoboze, igutsindishirize. Na Yesu rero yategera Imana akizera za nshuti, byari kumunanira. Icyamuzanye kuri iyi si yari kukinanirwa kubera yuko yari kuba yiringiye ko abantu bamutabara ntibamutabare, cyangwa bafatanya nawe mu bibazo arimo ntibafatanye nawe. Reka nkubwire mwene da, ikibazo urimo ni icyawe, ikigeragezo urimo ni icyawe. Ntiwibwire ko hari uwo kizaraza adasinziriye. Uzaganira n'inshuti kubwira iti ndi kumwe nawe, ndiho ndagusengera, ariko nataha yiryamire. Impamvu ni iyihe? Nawe ari mu bye, nawe hari ibyo anyuramo bimukomereye, ibyo bimuraza adasinziriye. Umusonga wawe ntabwo uzaraza abantu badasinziriye. N'ibyawe bijere, wegera Imana, usenga Imana, iguhe imbaraga, umenye uko ubyitwaramo, iguhe ubwenge, iguhe kunesha. Naho kuvuga ngo runaka azamfasha, runaka turavukana, ibyanjye nawe biramuremereje, biramubabaje, ariko ntibizamubuza gusinzira, nta nubwo bizamubuza kurya. Bya bindi bituma urarurira ubwo ngo uraho nawe ngo uribwira ngo abantu nabo barara badasinziriye, ngo inshuti zawe ngo uko mbabaye niko na runaka babaye. Oya, ni ibyawe. Bamaso rero usenge kugira ngo Imana igushoboze. Bamaso usenge kugira ngo utazatembanwa ukihakana umwami wawe. Bamaso usenge kugira ngo amoshya n'ibigeragezo urimo bitazagushyira kure y'Imana bikagutandukanya n'Imana, n'ubugingo buhoraho nabwo ukazabubura. Waba wararuhiye iki nshuti yanjye? Bamaso usenge, kuko ibyatuma dutembanwa byo ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi, turi kuri isi ntambara ni nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo kuba kuri iyi si ngo ni ugufata igihe mu ntambara. Ati kuba kuri iyi si ni ugufata igihe mu ntambara. Kandi reka nkubwire, turi mu isi yamanukiwemo n'umugome. Intambara ni nyinshi, ibigeragezo bizaza, ibikubuza amahoro bizaza, abakuvuga bazaba benshi abaguteraniraho kukurwanya kugira ngo bakugushe bakunanize ni benshi, abarara bacura imigambi ku bwawe ni benshi, intwaro zo kukurwanya zicurwa ni nyinshi, ndetse rimwe na rimwe bikorwa n'abo wibwira ko ari inshuti, bikorwa n'abo wibwira yuko ari abantu bawe. Inshuti yanjye, bamaso usenge, naho ibigusha byo bizaba byinshi, ibikuriza bizaba byinshi, indwara ni nyinshi kuri iyi si, intambara ni nyinshi, abanzi baragwiriye. Icyo ukwiriye gukora rero mwene data ni ukwisunga umwami wawe, ukamwikomerezaho, ukamwiringira, ukajya umwegurira byose. Haleluya. Ukajya umwegurira byose, mu bibi no mu byiza, ukiringira umwami wawe, ukabimwegurira. Uzabimwegurira gute? Utagira igihe cyo kubana nawe. Uzabimwegurira gute? Utamugenera umwanya. Haleluya. Uko urushirizaho kwegera Imana, uko usenga, uko usabana n'Imana, niko iguha imbaraga zo kunesha. Niko kamere y'ubumana iba muri wowe, kamere yawe ikagenda ica bugufi. Niko imbaraga z'Imana zigwira muri wowe uko usenga, uko usabana nayo, uko usoma ijambo ry'Imana. Niko kamere y'ubumana igwira muri wowe, noneho bwa bwenge bwawe na ya kamere yawe na za ntege nke zawe bikagenda bicuba, ikaguha imbaraga zo kunesha.
ukajya wisanga hari ibyo wanesheje utashobora gukibaza, ariko byagenze bite ko nsigaye nshobora ibyo ntashoboraga? Byaje kugenda bite ko nari umunyantege nkeya, ko umuntu yambwiraga nabi nkaba ntonganye nawe cyangwa turarwanya, ariko ko mbona nsigaye nesha? Byagenze bite? Burya nuko wagize ibihe byo kwegera Imana igenda iguha kunesha. Rero nshuti yanjye, naje kukubwira ngo ba maso usenge kugira ngo ijye iguha imbaraga zo kunesha. Kandi mu kuba maso no gusenga dutabaza Imana, ikadutabara, ikumva gutaka kwacu, ikaturengera, ikaduhoza amarira cyangwa se ikaduha imbaraga. Urabona Yesu asenga kiriya gihe ari ku musozi wa Getsimani, yarazi ko wenda data ashobora no guhindura umugambi ntanywere kuri kiriya gikombe, kuko yabonaga bimukomere. Ambwira ati data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yarazi ko kubw'imbabazi z'Imana ibasha no guhindura n'icyo gikombe ntakinywereho, ibasha kumurengera ikabicisha ku ruhande, ariko byari ngombwa ko akinyweraho. Nawe rero mu buzima hari igikombe ugomba kunyweraho byanga byakunda, hari ibigeragezo ugomba kunyuramo kandi ukanesha, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ariko uzanesha kuko wegereye Imana, kuko niyo soko y'imbaraga. Bamaso rero usenge kugira ngo iguhe kunesha. Bamaso usenge kugira ngo ibyo umwanzi akwifuriza atari byo bigusohoraho. Naje kubwira ngo mwene data, mu gusenga harimo imbaraga zo kunesha, mu gusenga tuboneramo ubutabazi, mu gusenga tuboneramo ubutsinzi. Bamaso usenge utazatembanwa ukabivamo. Mwami Imana aguha umugisha mwene data. Ngiye nkwigishaho agace kagufiya, ibindi nawe jya usoma ijambo ry'Imana kandi usenge. Ubugemba naje kugukangura gusa no kukubwira ijambo rigushishikariza gushaka Imana. Umwami Imana aguha umugisha. Ndagushimiye Mana ikomeye, Mana nzima, Mana nziza, Mana yera yo kwizerwa, Mana idukundika twitaho. Urakoze kubwiza impuguro, urakoze kubwira ijambo ridukangurira kuba maso kugira ngo ejo tutazatembanwa tukabivamo. Abakunzi ba Anaweza baha umugisha, ubaha imbaraga zo gusenga, ubaha imbaraga zo kubana nawe, ubaha imbaraga zo kuba maso, kuko ibyadushyira kure yawe muri iyi si ni byinshi. Ubakomereze mu buntu bwawe, imbaraga zawe zigwirire muri bo, wongere ishyaka muri bo kugira ngo bagushakane umwete. Izina ryawe nirishimwe, ubarengere mu byo barimo, barwaniye mu ntambara hagurukiye Mwami ibikomeye byinshi barimo, ubabere imbaraga n'umutabazi. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami Imana kumvise gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Yesu, amen.